Mana tuje imbere yawe. Bakunzi bagusengarwa nongeye kwasuhuza mugira amahoro y'Imana kandi ndabifuriza umwaka mwiza w'2023 uzababereye umwaka w'imigisha myinshi, uzababereye umwaka w'amata n'ubuki. Nejejwe rero uyu mwanya mbonye wo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana n'ubuzima kandi riratwubaka. Kadutangire dusenga rero. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushima ko wabanye natwe mu mwaka washize wa 2022. Harimo byinshi bigoye, ariko ushimwe himbazwe ko wawutunyijijemo katugeza muri uyu nguyu, ugatuma tuwutangira neza, kandi ntidushidikanya ko ibyo tuteganyiriza ari byiza, ko tuzawurangiza amahoro. Reka rero ijambo tugiye kuganira aha ngaha umanuke ubane natwe, ugendere imitima yacu, ntabe ari twebwe ahubwo aba ari wowe uhembura imitima yacu, kandi utwubake mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ifatika, kugira ngo uyu mwaka uko tuwutangiye neza tuzanawurangize neza. Komeza ubane natwe kandi tugire neza icyubahiro cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Reka rero dutangiye dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu Baroma ibice 12 umurongo wa 18. Haravuga ngo, niba bishoboka kurwanya uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Zaburi ya 26 umurongo wa 4 n'uwa 5 baratubwira ngo, sinzicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya, nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. Hoseya ibice 4 umurongo wa 6 akatubwira ngo, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya ubwenge, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Tugiye kuganira rero muri uyu mwanya ku bijyanye no kubana n'abantu amahoro. Muri kino gihe abantu barahangayitse, bari mu bibazo byinshi, abantu barifuza icyabahesha amahoro, bagakora byinshi kugira ngo bayagereho. Ariko Bibiliya itubwiye yuko hari abantu bashobora kuba badashaka amahoro. Niyo mpamvu itubwira ngo kurwacu uruhande nidushakisha amahoro. Ni ukuvuga ngo birashatse kuvuga yuko hari amahoro tutazahabwa n'abandi. Hari batazemera ko tubana amahoro, ariko kurwacu uruhande nidushakishe uko tubona amahoro. Amahoro ni ingenzi rero mu bintu byose dukora. Ntiwatera imbere utagira amahoro, ntiwasenga utagira amahoro, ntiwakubaka ngo urugo rurame udafite amahoro, nta kintu na kimwe wakora utagira amahoro. Amahoro ni ingenzi, ni ngombwa. Ahatari amahoro rero haba intambara, haba ibibazo, kandi isi uko iremetse, isi iba mu bibazo, abantu baba mu bibazo. Ibibazo rero tubamo nta nubwo ari igitangaza kuri ko umunsi Satani amanurwa hano mu isi, Imana yaratubwiye ngo tugize ishyano ko Satani atumanukiye. Tugomba gutekereza uburyo twabona amahoro, ariko tukayabona mu ntambara. Ntabwo rero kugira amahoro bivuga absence y'intambara cyangwa yibazo,
ahubwo amahoro avuga bisobanuye ko tugira amahoro kubera ko twabashije kwirinda intambara bigakunda, cyangwa ko twarwanye intambara tukazitsinda kandi ntibiduhitane. Hari ibintu byinshi rero tuzahura nabyo mu buzima tutabigizemo uruhare, byaturutse n'ahandi hantu tutazi. Hari bizaza byazanywe n'abantu, byazanywe n'isi, ariko bigambiriye kutugirira nabi. Twe ntitugomba kubyemerera ko bitugeraho kandi ngo bitugirire nabi. Birashoboka yuko isi tugendamo ntisakaye, tugenda mu isi hejuru hari ikirere, hari igihe ibisiga bishobora kutunyura hejuru ko bitagira ubwiherero, ibyabyo bikabikorera ku mitwe yacu. Dushobora no kubicaho munsi y'ibiti birimo bikatujugunya ibyo bishaka byose, ariko dufite inshingano twebwe yo kutemera ko bitwarika ku mutwe. Ni ngombwa rero yuko amahoro tuyishakamo, tukayishakaho, tukayashaka hafi yacu, tukayubaka, kuko isi birashoboka ko hari kado igitanga ngiye ntazo nzi. Isi itanga amahirwe, igatanga opportunity, ariko isi ntigitanga kado. Muri kado nkeya rero ishobora kubitanga, kado y'amahoro ntirimo. Umuntu ni uharanira amahoro akayarwanirira, abandi batabishaka, isi itabishaka, ariko tugomba kuhagera nta rundi rwitwazo dufite. Umuntu yakwibaza ngo se byashoboka bite ko twabana n'abantu bose amahoro kandi tugifite ibitubuza amahoro, kandi tugifite abantu badashobotse tubana nabo? Umuntu yakwibaza ngo se wabana gute amahoro n'umuntu uhora gutega iminsi, buri gihe ahora agenzura ko akuka kanyuma katashize? Uwo mwabana gute amahoro? Mwabana gute se n'umuntu amahoro wagufungisha kurenganya, uyu munsi ukaba ugifunze, cyangwa ukaba waravuye muri hanze ariko ugasanga ibihe byaragusize, ubu ngubu ukaba uwuyera nta kumeze, nta utabona ejo hazaza? Uwo mwabana gute amahoro? Wabana se gute amahoro n'umuntu wazamuye umaze kwicara ku ntebe y'imigisha Imana yaguhaye cyangwa wakoze ukanageraho, ukamuzamura ngo nawe abeho, uyu munsi akaba yaribagirwe ineza wamugiriye, akaba ashaka kuguhanura kuri ya ntebe no kukumenera imbehe nk'uko bajya bayivuga? Uwo mwabana gute amahoro? Wabana se gute amahoro n'umuntu uri afite ibyo apfuritse kandi wakwitwa ko ari inshuti yawe, ubeshya kuruta uko ahumeka? Uwo mwabana gute amahoro? Wabana gute amahoro n'umuntu umunsi umwe waje akakwizeza urukundo, akaguha ikivu cyose amafi n'isambaza bibamo, ndetse akanongeraho Nyabarongo atitaye ko amazi yayasa, akakubyaza abana babiri akaguta? Uwo mwabana gute amahoro? None se wabana gute amahoro n'undi waje nyuma akakwereka ko aje kuguhoza amarira, uyu munsi akaba agera kubyaje abandi batatu, nawe akaguta? Uyu munsi ukaba uriho mu buzima bw'amanegeka byarakuyobeye? Uwo muntu mwabana gute amahoro? Wabana gute amahoro n'abantu batabishaka, bahora babeshya abantu, bahora bashakisha cyagusubiza inyuma abantu b'indyarya, abo ubona nabo utazi, batifuza ko watera imbere bose? Mwabana gute amahoro?
ibibazo tugira biva ahantu henshi. Hari ibiva ku Mana, Imana ikemera ko bitugeraho ku mpamvu zitandukanye tutamenya, kuko iby'Imana byose ntitwabimenya. Ariko hari n'ibitugeraho kubera ko twayinaniye igira ngo ibone uko itubona. Hari ibigerageza yemera ko bitugera kugira ngo twigishe, kugira ngo duhumuke amaso tumenye isi tubamo, ariko tunahugukire gusenga no kuyishaka kugira ngo tugendane nayo. Iyo yakubuze rero hari ibyo yemera ko bikugeraho. Ibindi bituruka kwa Satani. Satani icyamuzanye no kwica, kwiba no kurimbura niko kazi ke. Nta gitangaza rero ko yagira ibyo aduteza, akagira n'abakoresha kandi bakatugeraho. Ibindi bibazo bituruka mu isi, imyuzure, ibiza bitandukanye, byose bikaza bikatugeraho, bikadukoraniraho, kandi ibyo byose biza bigamije kutubuza amahoro. Ko amahoro ntiyatuma tugira icyo tugeraho. Hari n'ibituruka ku bantu, abantu twitaga ko ari inshuti, abantu batweretse ko badukunda ariko batadukunda, abantu batubereye indyarya, abantu baje bakatwinjirira ariko batagamije kutwubaka, ahubwo bagamije kudusenya. Hari natwe ibyo twitera kubera kubura ubwenge, kubura ubushishozi, kutagisha inama, ndetse twanazigisha tukazigisha ahatariho, tukazigisha inshuti mbi, ariko tukibagirwa no kugisha inama Imana, kuko yo igi inama nzima kandi byose irabizi kandi irabimetiriza. Buri wese rero yifuza amahoro, akayaharanira, akayashakisha, yumva n'ikintu cyose yagitanga ariko kugira ngo agire amahoro. Hari ibyo rero muri iyi minsi ikigaragara, ibi bihe turimo, nuko inshuti zisa naho zabaye nkeya. Ikigaragara nuko abantu bishishanya, imiryango myinshi irimo irasenyuka, abana n'ababyeyi babo ntibumvikana, abashakanye ntibumvikana. Birashoboka wenda ko twageze muri cya gihe, bya bihe bya nyuma, aho abantu batazumvikana, aho hazaba intambara hagati y'abakagombye kubana amahoro. Ariko uko byagenda kose tugomba gushakisha amahoro. Bamwe rero bashakisha amahoro mu nzira zitandukanye, harimo gukumirana. Ugasanga umuntu yubatse igipangu, inzu yubatse, arayisakara, yakomeje, ashyizeho inzugi, ashyizeho kamera, ashyizeho abazamu, yewe yongeyeho n'imbwa. Hari ibintu byinshi ni byiza kubigira, kuko hari ahantu nigeze mbona umuntu utari ubifite, abasinzi baramuvogera, hakaba n'igihe bamwinjira bakaba bananyara no mu byombo cyangwa mu byo atetse, kubera ko nta clôture ihari, atazitiye, atabashije kuzitira urugo rwe. Ibyo rero nararebye nsanga ntibihagije, ko nubwo abantu bubaka gutyo bagakora ibyo byose, ariko amahoro aranga akabura. Umuntu akaryama ntasinzira afite igitanda cyiza, ntabashe kurya ibiryo abifite, akagira ibibazo, akarara adasinziriye kandi amakonte yuzuye, akagira ibibazo kandi yarabyaye, hari abandi bifuza urubyaro. Mbese ugasanga umuntu abuze amahoro kandi nta kintu mu by'ukuri
umurebeye hanze uko ahagaze n'uko agenda, ibyo afite n'ibyo atunze, uko yubakitse, yakagombye kuba afite amahoro. Bishoboke ko ibyo twita ko byaduhesha amahoro byatwubaka, ko atari byo bihesha amahoro, ko amahoro ari ahandi. Amahoro aba mu mutima. Ntabwo ni byiza gutunga ibyo bintu byose, ariko nabyo ntibihesha amahoro. Isi ntisakaye. Ibyo wakingiranye hariya iwawe bikubuza kunyagirwa n'imvura. Imiyaga wenda ntikugeraho. Yewe ugira n'umutuzo ko imbwa n'abajura ntibikwinjirira, ariko isi ntisakaye. Ibyo wikingiraniye iwawe iyo ugeze hanze urabibona. Hanze ntihasakaye. Uhura n'abajura, ugahura n'abagome, habamo n'inshuti. Ibiguhiga inama zose zikorerwa hariya. Hari ibyo wakingirana, hari ibyo wakora kugira ngo bitakugeraho, ariko hari ibyo utakingirana. Inama zikorerwa hanze, amagambo avuga, uko byagenda kose biratinda bikakugeraho. Ntabwo bitinya inkuta, ntibitinya inzugi zikomeye, oya. Hari ibikugeraho bikubuza gusinzira, bikakubuza amahoro, bikakubuza gutuza, kandi wumva wakinze ukomeje. Amahoro bishoboke ko ari ahandi rero. Imana niyo yonyine ishobora gukingira umuntu, ikakubuza ko hari ibyakunyagira, hari ibyakugeraho, ikakurinda inama za rwihishwa zibera ahantu utareba, ikakurinda amagambo adakangwa n'inkuta, adakangwa n'inzugi zikinze. Imana niyo yonyine ishobora kugukingira. Buri muntu wese Imana rero yamushyiriyeho igisenge, imushyiraho urugi, ko isi ntifunze, atari Imana yo nyirigufunze igufungiye ngo isakare ishyireho ikiganza cyayo, ibintu byose byakunyagira. Hari imvura itunyagira tugatota, ikagaragara n'imyenda igatota, ariko hari igihe n'umuntu anyagirwa n'ibibazo, akanyagirwa n'intambara akenshi atazanye, bigasa naho yumutse, ariko ibibazo byaramugezeho kandi bimukomereye. Uko byagenda kose rero turasabwa gukinga. Nubwo ibibazo byaza tutabizanye, hari ibyo tutazashobora gutangira gukumira, ariko hari ibyo umuntu yakora kugira ngo arinde izamu rye. Ibintu bigapangwa, ibintu bikavugwa, abantu bakagusebya, abantu bakagufata uko utari, ariko wowe ufite inshingano zo kurinda izamu ryawe. Kinga rero, kinga iwawe, ko amahoro ntabwo azizanwa na kado, isi yayo ngo ntiyatanga. Yesu niwe utanga amahoro, agatanga n'amahoro asesuye, amahoro yuzuye. Ntabwo rero isi ishobora kuguha amahoro nka kado. Hari ibyo usabwa. Kinga rero kandi udadire iwawe. Iby'ahandi ntabwo uzabishobora. Ntabwo uzashobora ibyo kumuturanya budashaka ko mubana. Oya. Nta nubwo intambara zose ari zifatika. Hari nibiza mu mwuka. Umwuka ntukumirwa n'inkuta, ntukumirwa nuko wakinze cyane n'amakonte. Nta kintu na kimwe gishobora kugutabara kuri izo mbaraga. Birasaba ko wowe ukinga iwawe, ukamenya intambara urwana iyo ariyo, ukamenya no kuyirwana. Menya ko ubuzima atari umukino. Mu mukino habaho gutsinda no gutsindwa. Habaho amahirwe ya mbere n'amahirwe ya kabiri, ariko amahirwe ya kabiri ni amahirwe nyine. Gerageza ugumane ibiro original, Imana guha ibiro original,
wibarira ku mahirwe ya kabiri cyangwa atatu cyangwa ya kane ko amahirwe ya Yobu ntabwo ari yo mahirwe yawe. Amahirwe ya Daniyeli wagiye mu mwobo w'intare akavamo ari muzima siyo yawe. Wikwigana ibyo abandi bakora kandi birimo ibyaha. Uriya muntu yaribye ntibamufata, cyangwa se banamufashe ibimenyetso biraba ntibamufunze, ariko wowe uyu munsi nivuga ko ubikoze utajya muri gereza. Ubuzima rero ntabwo ari umukino. Be serious. Birashoboka yuko hari uwatewe inda akabyara akongera akanashaka ndetse urugo rukaba rumeze neza, ariko ntibivuze yuko nujya muri geto bakagutera inda nawe uzabona n'amahirwe ya kabiri nko kuri yagize. Ibiro original na original, duplicate and duplicate. Reka gutakaza amahirwe yawe Imana yaguhaye hanyuma ngo wishore mu ntambaro utazarwana. Byaba byiza urwanya intambaro ushobora gutsinda. Birashoboka ko bakuzana n'intambara, ariko niba udashobora gutsinda, emera wenda bagukubita amatwi atukure, amatama byimbe, ariko ugumana amenyo, ugumanye n'amaso mazima. Menya ubwenge rero, kinga. Ubuzima ntabwo ari umukino. Fata icyemezo wizeho neza. Mbere yo gutera intambwe ya mbere, banza urebe inyuma yaho, urebe ingaruka ushobora kuzavanamo. Ntekereza ko buriya Samusoni yaza gutekereza neza, akareba imbaraga afite, akareba ubwiza bwa Delila. Sinzi uko yasaga, niba yari afite amaso angana gute, afite amaguru asate, afite gute, ko buri wese afite uko areba ubwiza. Ntekereza ko atari kwemera amagambo meza ya Delila cyangwa indoro nziza ye, yari kureba hirya, ntiyemere udutoki tumukorakora cyangwa se indoro cyangwa se ibyo bamugaburiye, dore ko nabyo bijya bigusha abantu benshi, ahubwo akareba hirya. Ntago aba yavuyemo amaso ngo n'impano n'imbaraga yari afite bitume amena ibanga ry'aho imbaraga ze ziva. Fata icyemezo rero mbere yo gutera intambwe ya mbere, menya aho ujya, menya aho ukandagira, menya uko ugomba kwifata. Ntabwo rero ibyemezo wayifata gutyo. Banza urebe nyuma y'ibyo ubona bishashagirana, banza urebe nyuma y'ibyo ubona bisa naho byera, ariko ibintu byera byose si amata, n'ibishashagirana byose si zahabu. Fata icyemezo wizeho neza, urebe inyuma y'ibyo ubona wowe bisa naho bishashagirana. All laws produce culture. Amategeko yose, ibyo ubamo nk'akamenyero, bigeraho bikakubera umuco. Bitangira uvuga ngo urimo uragerageza, bitangira urimo uvuga ngo nanjye reka ndebe uko abandi bagenza, ariko ejo cyangwa ejo bundi bikakubyarira amazi nk'ibisusa. Itondere rero, ibyo utangira ari imikino ukabikomeza ari ibyaha. Bibiliya yatubwira ngo ntitukicirane n'indyarya ntitukicirane n'imbura mumaro, kandi ntitukicirane n'abanyabyaha. Menya ko ibyo wigana ukabyigana kandi ari bibi, umutima wawe urakubwira, umva umutima wawe icyo ukubwira. Menya ko ejo cyangwa ejo bundi bizaba byaguhindukiye umuco, kandi umuco mubi uzakugusha ruhabo. Garukira aho ngaho rero, reka kwigana ngo niba abantu banywa itabi uko barifata, nawe urifate, ubone ko ari ibintu byiza. Ntawe wabikwigishije, wowe ufashe icyemezo cyawe kibi, utangiye wiga,
ngo barifata gutya ukabonamo ubusirimu. Nta busirimu buba mu byaha, nta busirimu buba mu bintu byica. Ibintu byica barabihunga, ibintu byica ntabwo babikaresa, wowe ibintu byica barabihunga. Utangira unywa kamwe, unywa ikirahuri, ejo ukanywa bibiri, ejo ubundi ukanywa bitatu, amacupa amakesi. Ariko umunyarwanda yavuze ngo uyikura mu kibindi kagukura mu bagabo. Wikwigana rero ko amahirwe y'uriya ntabwo ariyo yawe. Ibintu byinshi bitwishe no kwiganana. Wikwigana ngo wigane n'ibintu bibi. Uyu munsi nemera hari ibintu bimwe bigenda bihinduka mu migani, mu mibanire, mu bwuzuzanye. Ariko ikintu cy'intangaza ni abantu bahabwa opportunity, bagahabwa amahirwe yo gutera imbere, ariko nanone barangiza bakabyayisha kwigana ibyo wenda bari barabakandamije bakoze. Ntabwo ari ngombwa ko umugore uteye imbere kuko ko yahawe umwanya yitwara nk'umugabo mubi, kuko byose turabigaya kandi n'Imana irabigaye. Ntabwo umuntu agomba kwigana ibyo abandi bakora. Umunsi umwe hari umudamu yarabanye neza n'umugabo. Umugabo babanye neza amugurira n'imodoka. Bukeye umugore ajya mu kigari cy'abandi bagore, baratembera barisanzura. Ni byiza kwisanzura, nta n'umuntu ugomba kubuza undi uburenganzira. Hanyuma arangije, ariko akaba ari abanyangeso mbi. Bukeye umugabo abona bimeze nabi, aramuta yishakira undi. Ikintu cyaje kuntangaza rero nuko umunsi umwe namubonye mu rusengero, mbona araje, ntiyajya gasenga. Ndavuga nti dore kana karaje, na amahirwe Imana ishimwe araje. Mu yindi minsi mike ndamubura, ariko nyuma yaho aza kumbwira ngo nimushakire undi, ngo nimushakire nimurangira undi mugabo mu bagabo tuziranye. Yatangiye byitwa uburenganzira, ariko ashyira ikirenge aho atagomba gushyira, agenda n'abantu atagombaga kugendana nabo, birangiye bamusenyeye. Ni byiza ko tujya mu iterambere tukagendana n'ibije, ariko menya ko gira ubwenge, umenye ibishobora kugusenya ubizibukire. Shyiraho umurongo ntarengwa kuri buri kintu cyaro cyose kikuganaho. Bijya bintangaza ukuntu abantu barinda amatelefone yabo na za mode passe, imibare y'ibanga, konte y'umuntu akayirinda, inzu y'umuntu agakinga agakomeza ngo batamwiba birimo, ariko we ugasanga ibintu byose birimo biragenda bimwinjirira uko byishakiye. Ahantu hari ibintu by'ubutunzi habaho imirongo ikumira, haba amabariyeri menshi. Ahari umuntu w'agaciro ntabwo ushobora gupfa kuhagera. Uva kuri bariyeri ya mbere ukajya ku ya kabiri, ukajya ku ya gatatu, ukajya ku ya gatanu. None se iyo telefone wirirwa urinze ikurusha agaciro ku buryo ibintu byose byakwinjirira bikagukoraho ibyo byishakiye? None se iyo konti urinda gutyo ikurusha agaciro? Menya ko uri agaciro, ko ubuzima bwawe uri bw'agaciro, uburinde kurinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niturinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Imitima yacu niyo ishobora kuduhesha amahoro. Rinda umutima wawe, urinde ubuzima bwawe, urinde umubiri wawe, urinde buri kintu cyawe cyose. Isi ntizaguha amahoro, amahoro ni wowe uzayiha, amahoro ni wowe uzayaharanira. Ugakinga, ugakomeza, ukamenya aho ikibi cyaturuka, ugakinga, ukakima umwanya. Ibyo ugomba kurwana nabyo ukabirwana, byaba ari mu mwuka ukabirwana, byaba ari mu buryo bufatika ukabirwana, ukabirwanya, ariko ukagumana amahoro yawe. Inshuti nziza ni umubiri wawe, ariko ni n'umuntu ukuri hafi wo mu rugo rwawe, kuko abantu muraziranye, bazi ingeso zawe, bazi imbaraga zawe, bazi buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko n'umwanzi mubi ni uwo mu rugo rwawe. Umwanzi mubi ni umubiri wawe. Shakisha rero uko wabana n'abo bantu
bo mu nzu yawe, umubiri wawe, kuko intambara ivuyemo uwo mukunzi, umwanzi wa hafi akurashisha intwaro z'iwawe, kandi izi ngizi nazo zirakuzi, ntizishobora kuguhusha uko byagenda kose. Ntiwazihisha munsi y'ameza zagusangayo, ntiwazihisha ku gitanda zagusangayo, ntiwajya mu rutoki cyangwa mu mateke zagusangayo, nta hantu wazihungira, ntiwajya muri plafo, yewe no hanze ziba zizi naho utembera, naho mubana, naho naho ugenda. Uretse uyu mwanzi waza gutya, ikintu kibi ni umuntu witwa umwanzi wavuye ku muntu wakumenye, mwabanye mugasangira byose, ukamubwira byose. Uyu nguyu aba arimo atari Imana yonyine, ku mavi no kuzamura amaboko, nta wundi wamugukiza. Menya ubwenge rero, ariko umenye no gusenga neza, umenye no kwegereza Imana igutabare. Ibi byose aho ikibazo cyose cyaturuka kitarimo Imana, menya yuko urimo kubakira ku musenyi, nawe mahoro utazayabona, kuko isi nta mahoro itanga. Nawe ibikurwanya ni byinshi, bifite amaboko, bifite imbaraga, atari Imana yonyine ikurinze. Nta mwana w'umuntu wakurinda, nawe ntiwakwirinda. Reka kumva ko wakwishobora. Hari abenshi bakurusha imbaraga kandi bari bashoboye, uyu munsi byayobeye kandi bafite imbaraga. Ni ukuvuga ngo imbaraga zifite ahandi hantu handi, kandi hari intambara. Umuntu yibwira ko ashoboye, akanakeka ko ashoboye, ariko hari ibindi bishobora kukwinjirira utagiraho amaboko, utagira kontrole, ariko Imana yenyine ifiteho kontrole. Habaho rero ibihe bigoye biruhije. Ibi bihe ikigaragara ni ihame, abantu baraguta bakaguhunga, kuko akenshi nta kintu bakuvanaho. Ariko menya yuko hari indi nshuti nyanshuti, inshuti yitwa Yesu. Yesu ntabwo ajya atabantu mu bibazo. Yesu aratabara buri muntu uwo ari we wese umutakiye. Yesu amenya aho imbaraga, intege nke zacu ziri, akaduha imbaraga. Yesu amenya ibiturwanya, amenya ibyatubujije gutera imbere, amenya ibyadutangiriye. Ni ukumwisunga, ni ukumushakisha n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose, ni ugusenga ubudatuza, ni ukubana nawe, kumuhamagara akayobera intambwe zacu, akagerera natwe, kugira ngo aha hantu muri bihe bigoye, aho utakwitabaza so ntuhitabaza so wanyu, ntuhitabaza uwo mwashakanye, ntuhitabaza umuvandimwe, kuko nawe hari igihe atagira ibyo agushoboza, cyangwa se akaba atanabyifuza. Hariho nabo twita ko ari inshuti ariko bafite amashyari, uwo nguwo aho kugira ngo akuvane aho gutsindagirayo, ndetse byaba na ngombwa ari n'umwobo waguyemo agapfundikira, ni Yesu wenyine ushobora kukuvanayo. Ibi bihe bigoranye bimeze gutya, ni Yesu wenyine ushobora kukuvanayo. Mushake akuvaneyo. Ndabizi ko hari abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi, bagowe, bameze nabi. Ndabizi neza ko hari umuntu wifuza kuvayo, ariko utabona umuvanayo. Yesu arabishoboye. Mushake, umutakire, umwinginge, Yesu agutabare, kandi arabishoboye. Niba rero muri bino bihe bigoranye, ntabwo umuntu agira inshuti nyinshi. Birashoboka ko ufite imwe cyangwa ebyiri zakunambyeho. Izo nshuti ntukaziveho, izo nshuti nawe uzazinambeho, kuko ni inshuti nyanshuti. Inshuti nyanshuti yibonera mu bibazo. Ariko nanone hagiye abantu bahinduka, umuntu ntazitwaze neza yakugiriye ngo hanyuma kugira imbata y'ikibi, wemere kugendera mu kibi, wemere kugendera mu cyaha, umwemerere. Ibyo ngibyo nabyo ujye ubitekereza. Mu buzima rero uzirinde aba bantu. Ariko reka mvuge n'akandi kantu gatoya kundi rugi umuntu agomba gukinga. Buriya usenya ikintu neza ni uwacyubatse, kuko amenya inkingi zikigize, amenya imbaraga zacyo aho ziri. Wakwica neza nukurinda, ko azi igihe uryamira, azi igihe ubyukira, azi gahunda zawe zose, uriya bari hafi yawe. Wabuguha neza no kugaburira.
saba Imana rero, egera Imana, senga Imana, ari ikubera inshuti nyanshuti, kuko umuntu arahinduka. Imana yo igambiriye kutugirira neza, nta buryarya, nta nabi, nta bugambanyi, nta n'ubugome igira, ariko Imana irahana. Abantu bajya bibuka ko Imana igihana. Imana nta buryarya, nta bugome, nta bugambanyi igira, nta no gucabiranya, ntibeshye, irakiranuka mu byikora byose, ariko ujye wibuka ko Imana igihana. Inshuti n'Imana rero, ugendane n'Imana, n'abantu mubane n'abantu, kuko ntushobora kuba wenyine. Tuvuka mu bantu, tugakurira mu bantu, tukagira mu bantu, dukorerana n'abantu. Ntuzanakorana n'intungane gusa, ariko menya uko ugomba gukinga, menya icyo ugomba gukora kugira ngo ibiri hanze we wihisha amahoro, amahoro akuzure mu mutima, amahoro agukikize, amahoro agusakareho nawe yasakaze ku bandi. Ariko ibyo hanze bitakujije amahoro, birasaba ko rero umuntu amenya ubwenge, akamenya aho ashyira ikirenge, akamenya aho bicarana, akamenya aho agenderera nabo, kuko ibyera byose si amata, ibishashagirana byose si zahabu. Menya ubwenge, umenye uko ukinga, umenye uko ukingira, umenye uko ukingurira, umenye uwo ubwira yego n'ubwira oya. Ntabwo igihe cyose bavuga yego, igihe cyose ntabwo bemera. Hari ibyo umuntu yanga, nubwo byaba inyungu zingana gute, hari ibyo umuntu yanga. Mu buzima rero uzirinda aba bantu imburamumaro, abantu b'imburamumaro, uko bishoboye kose uzabirinde, ntugatindane nabo, kuko barahari bavuga ubusa, ntibajya bajya inama, ahubwo usanga bavuga abandi, usanga basenya ibyo abandi bubatse, ntibajya babona ibintu bizima. Ni abantu b'abanebwe, ntibajya bakora. Irinde rero gutindana na bano bantu, ntugatindane n'indyarya. Hari izo uzi n'uzo utazi, ariko wamenye ukamubonaho uburyarya. Muzakorana ibindi, mukore bizinesi, ariko uwo muntu ntazakubera inshuti ya buri munsi. Ntuzagendane nawe, kuko icyo agamije ntabwo ajya ashimishwa n'ibyo wubatse, ntashimishwa n'ibyo abandi bubatse. Ahora agaya buri kintu icyo ari cyo cyose, kandi indyarya ikwereka ko muri kumwe, ikagusekera itagusekeye, ikakwereka ko igukunze itagukunze. Ikibigambiriye rero, kandi uyu muntu yinjirira umuntu kubi. Irinde indyarya rero. Abandi wakwirinda ni injarwa. Injarwa ni umuntu uvuga ibintu batamubajije, ni umuntu umena amabanga yabikijwe. Hari abantu bavuze ngo ntabwo bazaba akabati k'amagambo, ngo niba wananiwe kubibika wowe kandi bikuvuna, ari ibanga ryawe ukaba bimubwiye ngo kuki wowe washaka ko abibika. Uwo muntu uzamwirinde. Ni umuntu ubwira uwo atagombye kubwira. Ntabwo ibintu byose umuntu yumvise abivuga, ntabwo uyu muntu yarebye byose ariko abirebaho. Oya, umuntu avuga ibiri ngombwa, akabibwira uwa ngombwa, akabigena ahantu ha ngombwa. Ntabwo buri gihe ari ngombwa gutwika nka yamvugo y'ungubu yaje ngo umuntu apfe kuvuga ibyo byose, yishyire hanze uko yishakiye. Oya, ntabwo ari byo. Imana izi intege nkeya zawe, yaraguhishiriye ntiyagushyira hanze. Kuki uyu munsi wowe wabura ubwenge ukagenda ukishyira hanze, ukivanamo imyenda, ukavuga ibyo utakagombye kuvuga, ukabibwira utagombye kubibwira? Oya, irinde injarwa, ariko nawe wirinde kuba injarwa. Ko ibingibi turimo kugaya ku bantu, nawe bikureba, nanjye birandeba. Ntabwo tuvuga, iyo tuvuze umuntu n'umuntu nawe uburimo, nawe uri umuntu, nanjye ndi umuntu. Ibyo tugaya rero turagaragaza ibyo tugaya. Uwo tugomba kubana nawe ni undi muntu ukora ibitandukanye n'ibingibi turimo kugaya. Aha niho tugomba rero natwe kuba turi. Ntabwo amaguru abeho kugenda ariko ntitujya ahantu hose. Amaboko abereyeho gukora, ariko ntidukora buri kintu icyo ari cyo cyose. Nta nubwo tuyashora muri buri kintu icyo ari cyo cyose. Menya aho ushora amaboko, menya aho ukiri ibirenge byawe. Amaso abereyeho kureba, ntabwo wayabuza kureba.
ariko ni igihe utinzaho amaso, ko buryo utinjijeho amaso nicyo gihereza umutima. Icyo wumvise ukagitindaho kandi ukagezaho amatwi, akenshi gihinduka gishyira umutima. Menya rero ubwenge, umenye gutoranya, umenye ibyo utindaho n'ibyo utagomba gutindaho. Irinde inkozi z'ibibi. Iterana ry'inkozi z'ibibi. Iterana ry'inkozi z'ibibi ni abantu biyemeje kugira nabi, babigira umugambi, babishoramo uburyo, babiha n'igihe. Igihe cyawe gikoreshe mu bintu bikubaka, byubaka n'abandi. Igihe cyawe gikoreshe mu bintu byubaka ubwami bw'Imana, bihesha icyubahiro bikaguhesha nawe icyubahiro, kuko nuhesha Imana icyubahiro nawe izaguhesha icyubahiro. Nibikurwanya izabirwanya, kuko Imana irashoboye. Imana yiteguye kurwanira buri muntu wayo wese. Irinde kwicarana n'abanyabyaha. Ntabwo ibyaha babisanga aho biri ngo babone uko barirwanya. Nujya gusura umuhungu mu ndaro ye, uyu munsi babyita geto, ujye umenya yuko ushobora kuhavana ibibazo. Irinde rero ahantu hari ibyaha, irinde kwicara n'abanyabyaha, wibegera, hunga. Niba wumva uniyizeye ariko hunga. Hari ibindi bintu wajyamo birenze kujya mu byaha. Abantu muzakorana ibindi, mukorana business, ariko ikintu cyitwa icyaha hunga. Icyaha baragihunga, icyaha ntibagikaresa, icyaha baragihunga. Ntabwo bakigerageza, baragihunga. Irinde abantu babeshya, irinde abanyeshyari, irinde abagambanyi, irinde abagome. Aba bantu rero bafite imico mibi, iyo ugendana nabo akenshi uhinduka nkabo. Birinde rero, irinde kubana nabo, irinde kugerana nabo. Irinde. Ntiturwana n'inyama n'amaraso, ngo turwana n'ibinyabubasha, turwana n'izindi mbaraga. Ntabwo intambara zose turwana ari iz'ibifatika, hari n'intambara z'umwuka turwana. Bibiliya mu Efeso ibice 6 kuva ku murongo wa 10 kumanura, itubwira ibyo turwana nabyo mu buryo bw'umwuka, ariko atubwira n'intwaro: kwizera, ijambo ry'Imana, agakiza. Ibyo nuko bikomeraho. Ni ngombwa rero ko tumenya intambara turwana, tukamenya n'intwaro dukoresha. Ntabwo warwanisha intambara y'ibifatika ngo uyirwanishe intwaro z'umwuka. Intwaro z'umwuka ziza ahantu hose, ariko hari igihe biba ngombwa ko ibintu byawe ubirwanisha n'uburyo bufatika. Abantu bamenye ko barokore ari abantu ngo ibintu byabo batwara uko bishakiye. Ni kwa sesa bayori, ni kwa wundi ngo utavuga nabi, utagira guta. Ariko ntabwo gukiranuka, ntabwo bivuga yuko ibyawe bagomba kubitwara uko bishakiye. Oya, hari intwaro uzarwanisha mu butabera, na amategeko, kuko isi niyo yumva. Wagutwaye ibintu abigutwara ari umupagani, akabigutwara cyangwa yakurenganyije, cyangwa yabaye inshuti mbi yandi yakwinjiriye. Ariko hari igihe bizasaba ko urwanisha itegeko. Itegeko rero risaba kuburizi, bigasaba ko witabaza umunyamategeko. Ariko ntabwo wajya mu rukiko ngo ugiye kuvuga ngo ubuhanuzi ngo Imana yavuze ngo nzatsinda, ngo ntawe uzankora. Oya, ni amategeko aho ngaho akora. Hari amaprincipe agenga buri kintu cyo cyose. Abo bacamanza rega nabo bavoka, ni abakozi b'Imana, nabo babona akazi. Bagomba gukora, Imana irabazi. Reka rero kureka ngo ibintu byawe bigende uko nguko, birwanirire. Umenye amategeko, umenye intwaro
hano hanze bakoresha, ntiturwana nkuko abantu barwana, turasenga tukajya ku mavi, ariko abantu bakadutwara n'ibyacu byose turebera ngo bumve ko tutazabikurikirana, kuko Imana duhaye ibintu byacu, nta muntu ufite uburenganzira bwo kubitwambura, nta muntu ufite uburenganzira bwo kuturenganya ngo umuntu abyihorere. Intwaro tumenyereye, intwaro turwanisha, niba ari intambara y'umwuka tuyirwanisha umwuka, niba ari intambara yifatika tuyirwanisha intwaro zifatika. Dusenge Imana muri buri kibazo icyo ari cyo cyose, kandi Imana yiteguye kudufasha kandi irabishoboye. Umuntu yagizwe n'ibice bitatu, agizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibice bitatu rero byose bigize umuntu. Hari uko umuntu arwana n'intambara. Umubiri abenshi bajya bawuha agaciro gakeya, ariko tubaho kuko dufite umubiri. Umubiri nawe tugomba kuwusigasira. Umwanzi ashakisha umubiri kugira ngo adusenye, ariko umubiri nawo ushobora kutubera umwanzi twakoze nabi, twabigenje nabi. Birasaba yuko rero ko tumenya uko hari intwaro, hari ibiguturutsemo, intwaro ziturutse imbere muri wowe, intwaro ibibazo biturutse imbere muri wowe. Hari ibyo badatera imigeri n'amakofe, hari ibyo bapfukama bagasenga, ahubwo bagatera isengesho. Isengesho rigerayo rigakubita buri kibazo icyo ari cyo cyose. Isengesho rirasenya, isengesho rirubaka, isengesho rikuraho ibyanze kuvana amabari yose akavayo. Izo mbaraga twebwe abamenye Imana turazizi, tugomba kuzikuramo tukazigenderamo, hanyuma tukarwana gikristo, ariko nanone ntihagire udutwara ibyacu yitwaje ngo ntitugomba kuvuga, ntitugomba kurwana ku byacu. Hitamo rero inshuti nziza, imbi uzireke. Uyu mwaka bigira intego, ugire ibyo wirukana muri wowe, ugira abo uha umwanya nawe udaha umwanya. Irukana abasambanyi muri wowe, wirukane indyarya, wirukane abagambanyi, wirukane inkozi z'ibibi zivana, wigenderana nazo, wikwicara nazo. Hari ahandi wakwicara, hari ibindi wakora, kandi byose bikagenda neza. Hari ibyo tutazahabwa n'abantu n'isi ntizabiduha. Amahoro barayaharanira, amahoro bararwanirira, amahoro ntiyizana. Irukana buri kintu icyo cyose kikubuza amahoro, irukana ikintu icyo cyose kitakuganisha heza, irukana buri kintu icyo cyose kitaguhesha agaciro, irukana buri kintu icyo cyose kidahesha Imana yawe agaciro mu buzima bwawe. Uyu mwaka bihinduke, uyu mwaka ugira ibyo wishyira ku ruhande, ugira ibyo ubwira ngo no. Ubundi rero ntuzakangwe n'inseko nziza, ntuzakangwe n'amarira, ko hari abaseka bitari ku mutima, hari n'abarira bitari ku mutima, ahubwo bagambiriye kukugirira nabi. Saba Imana rero iguha inshuti nziza, kandi kubera inshuti nziza, igendane nawe kubore muri byose. Hariho ibyo utazageraho ububasha. Ntuzabuza abantu kuvuga, ntuzabuza n'abantu gukora inama, kandi akenshi hari n'igihe bakugira ikigwa muri izo, bakagushyira ku murongo w'ibyigwa, ntibagutumira kandi ntibabigambiriye ibyiza. Ariko hari ibyo wakora, bana n'Imana, ugendane n'Imana, izakurwanira. Izo nama igize ijyamo tutazigiyemo, igize isenya tutigeze tunabimenye ko yanabikoze. Wabana nayo neza ikakubwira ariko wari uzi ko hariya byari bimeze gutya na gutya, wari uzi ko nabishenye, wari uzi ko ntacyo bizagutwara. Hanyuma muri Yesaya ibice 54 Imana yatubwiye ngo hari bazaterana, ariko ntabwo ari izabibateranije, bareke baterane. Kandi ngo n'intwaro bacure kukurwanya, n'ubana n'Imana neza ntacyo zizagutwara. Uburinzi bwacu ntabwo buri mu byo twubaka, ni muri ko abantu biyubatse cyangwa batwubaka cyangwa batubona, kuko umuntu ashobora kuguhinduka igihe icyo ari cyo cyose, uwo ari we wese. Bibiliya iratubwira ngo ntitukizere
umwana w'umuntu, ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Ariko nivuga ko tutagomba gukorana nabo, hari abantu beza, hari benshi, nawe tugomba kuba mu bantu beza tugatanga urugero, ariko umenye ko inshuti nyanshuti ari Imana. Hanyuma ntituzabana n'inshuti zacu gusa, oya, tuzabana n'abandi bantu bose, dukorane, tugendane, ko umuntu ntabwo yakwigunga ngo abeho. Umuntu ntiyabaho wenyine ngo azabashe gutera imbere abana n'abandi. Ariko menya urabana nande, uragendana nande, uratindana nande, muravugana ibiki, menya ibyo uvuga, menya n'ibyo utavuga. Ntabwo ibintu byose ariko babivuga. Menya yuko hari ibyo batavuga. Ntukabwire umuntu wese ibibazo byawe, jya uhitamo uwubwira, kuko ntiwamenya amaboko bigwamo, ntiwamenya akanwa bigwamo, ntiwamenya niba atari umunyeshyari, ntiwamenya niba atari nawe wundi uguhiga uwo mwibanga Imana izi ariko wowe utazi. Si na byiza rero kubwira buri muntu wese ibitekerezo byawe. Ibitekerezo byawe ni wowe. Hari igihe ubibwira umuntu akaheraho agusenya. Hanyuma menya yuko utagomba kubwira buri muntu wari wese icyatumye ugera ku butunzi bwawe, ku butunzi ufite. Hari ibyo uzanavugana nyuma ukabivuga uko wabigezeho, cyangwa ukanabiceceka, ko ntabwo ushobora kumenya umunyeshyari ahora higa buri kintu cyose cyose akwinjirira kugira ngo amenye neza buri kintu cyose ufite, kugira ngo agusenye neza. Ntuzibwire yuko ibikugana byose cyangwa n'abakureba cyangwa n'abagusekera bose bagamije kukubaka. Nukubwira ngo ari kumwe nawe, ngo agendanye nawe, yishishoza. Ariko ko Imana yaguhaye ubwenge, wagiye ushishoza, wagiye ubanza ukareba hirya y'ibyo ngibyo, y'ibyo ubona bishashagirana, ukamenya, ugakurikirana ibyo abarokore, ibyo abantu basenga Imana, abantu bayifashe nkaho hari abantu batazi gukurikirana ibintu byabo bitagira gahunda. Gira gahunda, uyu mwaka gira gahunda, menya gukurikirana ibyabo. Hanyuma ntuzagire n'ububwira hisha intege nkeya zawe. Imana yaguhishe, wibwira abantu uko ibintu bimeze. Abantu baratwika, bakajya kuri televiziyo bagatwika. Hari igihe utwika ibintu nawe bikagutwika. Itondere mu byo uvuga n'ibyo ukora. Imana rero atari yo irinze umudugudu ngo abarinzi babera amaso ubusa, atari yubatse ibintu byose umwubatsi aruhira ubusa kubera ko birasenyuka. Reka twubakire ku Mana, niho tuzaba twubakiye ku rutare rukomeye. Abantu badashobora kutwinjirira, ibintu bidashobora kutwinjirira, isi na Satani n'abantu babi. Hanyuma dusaba Imana iduhe abantu beza, abantu twashobora kugendana nabo, abantu batugira inama nzima, abantu batwubaka. Abadusenya tubareke. Niba aramuvumbuye muri iki, urakomeza kumugera nawe kubera iki? Inshuti y'ejo ntabwo ari uyu munsi. Si ngombwa ko umuntu mwari inshuti ejo uyu munsi mukomezanya. Oya, ibintu birahinduka. Ugira n'izindi inshuti, ugira naho ujya. Gusa ntuzayitakaze wewe biguturutseho, ariko uzagaragaza ko atakiri inshuti yawe, ujye umureka ufata izindi, ko Imana irazifite. Hanyuma ugendana n'abantu bazima bashobora kukugira inama. Ko Bibiliya tubwira mu Migani 12:16 ngo le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ni ngombwa rero ko tugira inshuti nzima zitwereka inzira nzima, tukirinda abagome n'abagambanyi, indyarya, tukirinda inkozi z'ibibi ko zishobora kutuyobya kandi katugusha ahantu habi. Yesu rero atubwira ngo muzaba inshuti zanjye nimwemera ibyo mbabwira. Yesu rero atugira inama yo kuba inshuti iye, kuko byose biri mu biganza bye kandi abidushoboreye. Imigani 24:1 havuga ngo ntukagirire abantu babi ishyari, kandi ntukifuze kubana nabo. Bareke, ntukifuze kubana nabo. Bareke bakora ibyo bakora, ko Imana yabo irabareba. Imana ntiyanga umunyabyaha, ariko yanga ibyaha, iranabihanira. Abenshi birirwa babisigiriza,
abenshi ntibabivuga, ngo abantu batazava mu nsengero, ngo abantu batazareka gutura amaturo. Ahangaha nta mukristo uri buze kugenda, nta wundi buze kwirukana. Ariko abantu babi ntukifuze kubana nabo, babwire ko ibyo bakora ari bibi, babireke kuko bifite ingaruka mbi. Hanyuma kuri uyu murongo bakavuga ngo kuko imitima yabo itekereza kurenganya, kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Aba bantu ntabwo ari kubana nabo no kugira nabo. Uyu mwaka toranya inshuti nyanshuti mugendana, iziza guteza imbere, izi guteza ibyago, izi gushora mu ntambara, izi kubuza amahoro. Ibyera byose si amata, ibishashagirana byose si zahabu. Uhunga, reka, vuga oya. Hanyuma muri Yakobo ibice 4:7-8 ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze. Iki ni igihe cyo kwiyeza, cyo kubana n'Imana. Nizaturinda, ikaturindira muri isi idasakaye, iyi isi idakinze, ariko ikaturinda no mu byo twubatse twibwiraga ko birimo umutuzo, birimo amahoro, ariko uyu munsi tukaba ntabyo turimo kubona. Ibyo twubatse rero iyo bitarimo Imana, byose utubakiye ku Mana uba wubakiye ku musenyi, kandi bigeraho ngaho bikagwa. Twisunge Imana rero kandi irabishoboye. Yesu rero niwe nshuti nziza, nibana natwe kandi katugirira neza. Reka dusoze turirimba aka karirimbo. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Nawe izindi nshuti zacu zaduhemukira zose, Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Niki gihesha ubugingo budashira, sukumenya Yesu wacu udukunda. Twarazimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka, atubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe. Tumumenye ko ari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi. Imitima yacu ikunda kumvira iyi nshuti yacu, no kumwizigira cyane tudatinya. Kandi ibyaha byacu byari bikabije, Yesu aterwa n'urukundo kudupfira. Nibyo bituneshereza, nibyo biturinda ibibi, tukayoboka ya nzira igeriwe. Nibyo
ufite nziza tumukomereho tumushake kandi bazatugirira neza. Mana yacu turagushimiye rero, turagushimiye kubwa rino jambo, turagushimiye kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubyo utubashije kuvuga. Reka iri jambo uriherekeze rigere mu mitima y'abantu, ribagirire neza, ribasobanurire. Uwiteka nsabiye abantu ubwenge, nsabiye abantu Uwiteka umwuka wo gushishoza, nsabiye Uwiteka abantu kubahuza n'inshuti nzima, ubatandukanye n'indyarya, ubatandukanye n'abagome, ubatandukanye n'abagambanyi, ubatandukanye n'inkozi z'ibibi zose. Kandi Uwiteka ugendere buri muntu wese ufite izi ntambara arimo kurwana umurwanirire, abarengana ubarenganure, abafite icyo babuze cyose ukibahe ubagirire neza. Uwiteka Mana ishobora byose, ni wowe wenyine twiringiye, ni wowe twizeye, icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.